ikaze nanone bakunze ba NTM TV muri update z'uno munsi turacyari muri Tour du Rwanda. Uno munsi yari etape ya kane yavaga mu karere ka Karongi yerekeza mu karere ka Rubavu ya birometero 122 ndetse na metero 300. Etape rero irangiye yegukanywe n'umubirigi de Klerk Matis, akaba akina ikipe ya Sudo Quick Step. Uno musore akaba atwaye etape ya kane ya Tour du Rwanda 2026. Uno munsi rero byaje guhinduka, aho kugira ngo uno musore abari wambara maillot jaune cyangwa se umwenda w'umuhondo uba wambarwa n'umuntu umaze gukoresha iminota mikeya kurusha abandi. Uyu munsi umwenda w'umuhondo waje kwambarwa n'umudage Moritz Krech ukinira NSN cyangwa se Never Say Never. Ni ikipe imaze iminsi ikora ibintu bigiye bitandukanye muri Tour du Rwanda, akaba aribo baje kwambara umwenda w'umuhondo. Etape y'ejo izava mu karere kuzaba ari kuzenguruka mu karere ka Rubavu, ntabwo bazigera bajya mu kane kare usigiye kuzenguruka mu karere ka Rubavu ibirometero 82. Izaba ari etape ya gatanu. Komeza kubana na Nitshamozi TV kugira ngo ubashe kugumya ubona update zigiye zitandukanye muri Tour du Rwanda. Sinzakure muri update, stay tuned, stay connected.